Yesu nashimwe inshuti za Birwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'inkuru mbi twumvise mu bacu. Imana y'amahoro nibishimirwe, yagize neza kuturinda, namwe ikabarinda. Nta n'inkuru mbi twumvishe ku bashuti ba Birwa TV, ariko dukunda kuvuga ngo naho bitameze neza nimukomere, byose nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko ni ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu, kandi ibyidushakira ni byiza gusa ntabwo ari ibibi. Icya mbere ni ugukiranuka, urundi rugamba rwose Uwiteka ni ururwana, twe nta kintu na kimwe twakwishoboza. Reka tubanze dusuze inshuti zacu nk'uko bisanzwe. Turasuza inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, inshuti zacu ziri Uganda, inshuti zacu ziri Kenya, Tanzania, Malawi, Zanzibar, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri Dubai, Qatar, inshuti zacu ziri Oman, Arabie Saoudite, inshuti zacu ziri China, inshuti za Birwa zose TV aho muherereye mwiyumvemo ikaze kuri Birwa TV, nabo tutarongoye ibihugu ariko mwiyumvemo ikaze kuri Birwa TV hamwe na mama Berwa. Nkuko bisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana tudatinze, reka tubanze twiragiza Imana, duce bugufi tushimira Imana iba yaturinze kandi no kuri yumve ko tuyishimye. Mana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, mbanje guca bugufi ngewe ubwanjye ngo amaraso yawe nabanzanyiza ntunganye, unkureho umugayo wose. Ndareba nkacumura, nkavuga nkacumura, ndi umunyabyaha wo kubabarirwa. Heretse na buri muntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe, amaraso yawe mwiza amutunganye, amukureho umugayo. Ngewe ugiye kuvugira ijambo ntaba ari nge, bururuke wivugire muri nge, kandi n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, baryumvire muri wowe, kugira ngo bitubere impamvu izatugeza ahera ho mu ijuru, aho tuzabana nawe kuri ya ngoma itazarangira. Mbyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Samuel wa mbere. Ijambo ry'Imana dusanga muri Samuel wa mbere, igice ni 24 n'umurongo wa 17 turageza kwa 20. Nuko Dawidi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati, yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni iryawe. Maze Sawuli acura umuborogo ararira. Aherako abwira Dawidi ati undushije gukiranuka, kuko unyituye neza, ariko ngewe nkakwitura inabi. Kandi uyu munsi weruye ineza ungirira, kuko utanyishe, naho Uwiteka yantanze mu maboko yawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo rito kandi ritari na rito cyane, kuko ni rigari mu buryo bw'umwuka wera. Uyu mugabo ni muzi amateka ya Sawuli na Dawidi. Muzi yuko Sawuli yabaye ku ngoma, ariko arwanwa n'Abafilisitiya igihe Dawidi yari yibereye mu ishyamba akiragiriye intama. Umunsi umwe rero ngo papa wa Dawidi amutuma gusura abavandimwe be babaga ibwami. Ageze asanga Umufilisitiya witwaga Goliyati ari gutuka ubwoko bw'Imana, yasuzuguye izina ry'Imana. Dawidi agira ifuhe ryinshi, arangije aravuga ati, uyu ni muntu utinyuka gutuka Imana y'Abisiraheli, ngagira ifuhe ryinshi cyane. Arangije abwira bene se, arababwira ati, ariko ngewe uriya mugabo namwica. Bene se baragakurura bati, have. Ariko aho ngaho nabwo ariho nshaka gutinda. Ati, have uriya ni ikinani, wa mwana we, ibyo umenyereye no kwibera mu gashyamba. Aranyabwa ati, arinjira ngati mumbwirira umwami kuri ya mugabo namwica. Arangije umwami aramubwira ati, wishingikirije iki wakana we? Dawidi aramubwira ati, ngewe idubiraza nkayitanyaguza, amubwira ibigwi bye. Arangije aramubwira ati, ngaho jya ku rugamba. Dawidi aragenda yica Umufilisitiya. Aha niho rero haturutse urwangano rwa Dawidi na Sawuli. Ngo Sawuli arangije Dawidi muzi ibyo yakoreye uriya Mufilisitiya, uko yishe Goliyati. Akimara kumwica ngo abantu bavuza impundu, haleluya, baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, ngo ariko Dawidi we yishe inzovu. Ngo baramuramya cyane, bavuza amakondera cyane, baramushima cyane, baravuga bati, nihahirwe Dawidi udukijije umwanzi. Barangije aha niho Sawuli yahise azamukirwamo n'umwuka w'ishyari, atitaye yuko
yuko uyu Dawidi amukijije umwanzi, ngazamukirwamo n'umwuka w'ishyari ukomeye cyane, kubera uburyo abantu bari bahimbaje, bari bavuze Dawidi, bavuze ngo Dawidi, ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Ako kanya Sawuli azamukwamo n'akantu k'ishyari, aravuga ati byanze bikunze ntabaye maso uyu yansimbura ku ngoma. Ariko ngo aramuza, aravuga ati wakana we, ntiwongere gusubira mu ishyamba, ngwino tujye turira ku meza amwe. Ngo barira ku meza amwe, ariko icyubahiro ari cya kindi. Bajya ku rugamba, Dawidi akaza yatsinze agatabarukana nabo, icyubahiro ari cya kindi. Ngo Sawuli akomeza kugira ishyari, iteka ryose yajyaga yizibukira ngo yice Dawidi, Imana ikamurinda. Ariko ngo Sawuli ahangwaho n'imyuka mibi, yajyaga ikizwa nuko Dawidi aririmbye agacuranga, Sawuli agakira. Ibyo byose Sawuli ntiyabyitaho. Nje kubabwira ikintu kibi kibaho gishobora gutuma umuntu akora ibintu bibi. Ikintu kibi cya mbere ni ugushaka icyubahiro, ikintu kibi cya kabiri ni umwuka w'ishyari. Iyo mu buzima wumva ukeneye icyubahiro, ukeneye kuba ku myanya y'imbere, wakora ibintu bibi byose kugira ngo icyubahiro kibi cyawe gusa. Ntabwo Sawuli yakabaye ntabwo yari kuba ari gutoteza umuntu umukijije umwanzi wari waramuzonze, ariko kubwo gukenera icyubahiro cyo gushaka yuko nta wundi wavugwa, cyo gushaka yuko nta wundi wamenyekana, arababara cyane kuko bavuze Dawidi ibigwi bye, kandi koko yari abatsindiye, umwanzi yagombaga kuvugwa. Rero arongera Sawuli uko arwaye abadayimoni agacuranga agakira, Dawidi agacuranga. Ariko ibyo byose ntibyanezeza umugabo bita Sawuli. Dawidi akomeje kubona uburyo umwami amutoteje, agirana urukundo n'ubumwe n'umwana we bitaga Yonatani. Ariko Sawuli akomeza kumuhiga no gushaka kumwica hejuru y'ibintu byose yari yamukoreye. Dawidi rero aje guhunga muri ibi bice niho dusomye muri 20 Samweli wa mbere 24 n'umurongo wa 14 ngo nuko Dawidi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni iryawe. Maze Sawuli acura umuborogo ararira, ahera ko abwira Dawidi ati undushije gukiranuka kuko unyituye ineza. Haleluya! Aramubwira ngo undushije gukiranuka kuko unyituye ineza. Nababwiye ku bintu bibi, ishyari n'icyubahiro. Iki cyubahiro Sawuli nicyo cyamuteraga gukora ibi. Iri shyari ry'uko avuzwe neza niryo ryamuteraga gukora ibi. Umuntu wese utarwanya ishyari, wumva ukeneye icyubahiro, biragoye, yakora ibishoboka byose ariko agagera ku cyubahiro cye. Uyu rero Sawuli Dawidi amaze kumuhamagara, aramubwira ati yewe databuja, uyu munsi Imana yakungabije. Igihe Sawuli yari ari kumuhiga, yakeneye kujya kwiherera, ngajya kwiherera mu buvumo. Agiye mu buvumo asangamo Dawidi, nawe niho yari yihishe, ngo yari inyuma cyane. Sawuli ariherera, amaze kwiherera mu buvumo, murahazi ngo abagaragu ba Dawidi baramubwira bati uyu munsi Imana ikugabije databuja. Uyu ni wa munsi Imana yari yaratubwiye yuko izadukiza umwanzi wacu. Arangije arababwira ati biragatsindwa kumena amaboko, kumena amaraso y'uwimikishijwe n'Imana. Ngarangije agira ubwenge akata ku kimyita cya Sawuli. Ngamaze gusohoka, arasohoka aramubwira ati yewe Sawuli, undenganyiriza iki? Nibande bakubwira ko nkuhiga, nibande bakubwira ko nshaka kukwica? Ngarangije aramubwira ati umunsi Imana yakungabije nari kukwica, ariko reba ikimyita, reba inyuma. Aramwereka ngo Sawuli azibiranwa n'umubabaro. Aha niho ngo yacuze umuborogo ararira, aravuga ngo yewe Dawidi mwana wanjye, undushije gukiranuka, nakwiwa nyituye ineza, ariko njyewe mwitura inabi. Nazanyira ijambo bita kurusha. Haleluya, haleluya. Musa ni ijambo bita kurusha gukiranuka, kurusha umuntu wese ukamurusha gukiranuka, yaba umwanzi wawe ukamurusha gukiranuka, yaba uzi wakugirira nabi ariko wowe ugakiranuka, yaba uzi ko atagukunda ariko wowe ugakiranuka. Dawidi arakiranuka,
yanga kumwica kandi abizi ko we yari ari kumuhiga ngo amwice, ariko Imana imumushyize mu biganza. Mwihiri jambo ryaturutse ku Mana. Imana iravuga ngo mbonye uw'umutima wanjye wishimira, kuko Imana yari yafashe Dawidi, Imana yari yafashe Sawuli imushyira mu biganza bya Dawidi, ariko Dawidi kubwo, mwumve Mwuka Wera, Imana inezererwa Dawidi. Aha ni Imana avuga ngo mbonye uw'umutima wanjye wishimira kurusha abandi, kuko Imana yaribwiraga ati byanze bikunze uyu munsi Sawuli arapfuye. Mu gihugu cyo mu ijuru babonye ibyo hari ibintu dukora, Imana nayo ikavuga tuyu ibi ntabwo bisanzwe. Mwibuke igihe Yesu yabazaga Petero, aramubwira ati wumva we bavuga ko ndinde? Aramubwira turi umwana w'Imana. Aravuga ati yewe Petero we, ntabwo ari wowe wiyongoreye iryo jambo, ahubwo ni Mwuka Wera uri muri wowe. Hari ibintu rero dukora Imana ikabona ko ari Mwuka Wera, Imana iranezerwa, Imana ikanezerwa iri mu gihugu cyo mu ijuru. Babonye Dawidi akoze icyo, Imana iranezerwa. Yarazi yuko imushyize mu biganza umwanzi we agiye kumwica, ariko Sawuli Dawidi ntiyamwica. Aramubwira ngo ndushije gukiranuka, mbazaniye ijambo bakristo, nkuzaniye ijambo. Wahura n'ibikugerageza, wahura n'abakugerageza, wahura n'intambara nyinshi, ariko rusha gukiranuka. Mu bice byo hasi Dawidi bakomeje kumuhatiza ngo namwice, haravuga ngo biragatsindwa uko kwanjye ngo kuba kwaramburira umwami Imana yimikishije amavuta kukamuvusha amaraso, ati biragatsindwa. Aravuga ngo ibyo sinabikora, bikora abagome, kwica bikora abagome. Kabone niyo waba hari ukuntu Imana itugerageresha ibintu runaka, ukibwira ngo ishaka kureba imitima yacu, ndetse rwose ukabona ko byaba biturutse mu mugambi w'Imana, ariko ngaramubwira ati biragatsindwa, kwica bikora abagome. Kwica bikora abagome. Imana koko Dawidi akoze iki kintu, mw'ijuru baraterana baribaza bati koko kwica bikora abagome. Ntabwo Dawidi afite inzara n'inyota yo kuba umwami, ahubwo afite inzara n'inyota yo gukiranuka. Wigira inzara n'inyota yo kuba pasiteri, ahubwo gira inzara n'inyota yo gukiranuka. Wigira inzara n'inyota yo kuba bishopu, ahubwo gira inzara n'inyota yo gukiranuka. Wigira inzara n'inyota yo kugira ibyubahiro runaka, ahubwo gira inzara n'inyota yo gukiranuka. Ibindi byose Uwiteka azabigukorera, azabiguhaza, azabiguha kubw'ubuntu bwe. Mu ijuru baranezerwa, baravuga bati tubonye umugabo udasanzwe, tubonye umugabo udasanzwe. Umugabo ubizi neza kuri kumuhiga, wamufatishije ahita amwica, ariko akaba atamwishe. Nkuzaniye iturufu rero bita gukiranuka. Nukiranuka Imana izakunyuza ku banzi bawe, nta hantu na hamwe uzahurira nabo, ubaceho rwose uze mu myanya y'imbere, kuko nta muntu n'umwe wubashye Imana ngo imushyire inyuma. Dawidi yanze kwirwanirira, ariko finally byarangiye n'ubundi abaye umwami. Nkuzaniye ijambo bita kurusha abantu bose gukiranuka. Ugakiranuka ku kanini no ku gato, ugakiranuka ku mukunzi wawe no ku mwanzi wawe, ugakiranuka kukuruta n'uruta, ugakiranuka kukomeye n'uworoheje, ugakiranuka ibindi byose. Hanyuma yuko Dawidi yakiranutse, Sawuli yavuye ku ngoma, ariko ataguye mu biganza bya Dawidi. Ingoma ya Dawidi b'ingoma y'amahoro n'umunezero. Nukuri Imana ibaho umugisha, ndabakunda. Mbazana ijambo bita gukiranuka. Mugerageze turushanwe gukiranuka, wenda ku Mana twese tujye tuba ba mbere mu gukiranuka. Mana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, nciye bugufi muri aka kanya ngo amaraso yawe yongera twese adutunganye. Nukuri hari aho twatsinzwe, turisuzumye dusanga ntago twarushije, rwose twaranganye. Reka amaraso yawe twese adutunganye. Aka kanya duhagarare mu mwanya wo gukiranuka neza. Hari uwaduhemukira, twe kumwitura kumuhemukira. Hari uwatugirira nabi, twe kumwitura kumugirira nabi. Maze mwami tuzabasha kugera mu gihugu cyo mu ijuru turabera. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera. Amin. Shalom shalom, ndabakunda. Nibunyuzwe n'ijambo ry'Imana rya Mama Berwa cyangwa se ryo kuri Berwa TV. Kora subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Ariko nkunda kuvuga ngo ntubikore nk'umuhango, ahubwo ubikora ubikuze. Niwumva ari aho uvuye naho ugeze, ukore subscribe, share,
na komenti uhereza abantu, we kuba ingumba mu by'umwuka dusangira ijambo ry'Imana. Ariko wumvise hari aho uvuye, wumvise hari aho uvuye, utabikora nk'umuhango. Oya, dushaka ko abantu dukizwa neza tugakiranuka. Shalom, shalom, ndabakunda. Imana y'amahoro ibishimire.